na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimugire amahoro. Basaserdoti biyeguriye Imana, bakristu bavandimwe, turashimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya wadushoboje twese kugera hano muri uru
urugendo nyobokamana, urugendo rutagatifu, urugendo nyobokamana rutwibutsa ko kuri iyi si turi abagenzi tugana Imana. Ni urugendo rukuru kuva kera abakurambere bacu no mu kiragano cya kera, uburyo na Yesu ubwe ababyeyi akiri na muto bamuzanye mu rugendo nyobokamana i Yerusalemu. Natwe rero nk'abakristo, urugendo nyobokamana hatagatifu hatwibutsa ko ni ubuzima bwacu tuba tugana Imana. Hano umubyeyi Bikira Mariya yatugaragarije urukundo rukomeye, atwigaragariza azanye ubutumwa hano, aduha ngo tubugeze no ku bavandimwe bose ku isi. Aba rero ahantu hatagatifu tuza gutaramira umubyeyi Bikira Mariya no kumwiragiza. Bityo rero uko twaje, buri umwe afite icyo asaba Nyagasani binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya. Buri umwe uri hano, ingo ziri hano, paruwasi ziri hano, imiryango y'abiyeguriye Imana, archidiyosezi muri rusange, tumuture ibyifuzo byacu, ibyo tumusaba muri uyu mwaka wa Yubile n'umwaka w'ikenurabushyo tuzatangira mu minsi iri imbere. Tubanze rero dutegure imitima yacu kugira ngo dushobore gutura iki gitambo tubikorana umutima wigoroye n'Imana kandi wigoroye n'abavandimwe. Tubanze twicishe bugufi, dusabe imbabazi z'ibyaha byacu kugira ngo dushobore gutura iki gitambo dufite umutima ukeye, wigoroye n'Imana kandi wigoroye n'abavandimwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta, ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutsa Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Nuko Mariya nawe aravuga ati, umutima wanjye urasingiza Nyagasani kandi uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye, kuko yibutse umuja utavugwaga. Rwose kuva ubu amasekuruza yose azanyita umuhire. Ushobora byose yankoreye ibitangaza, izina rye ni ritagatifu. Impuhwe ze
zisesekarizwa abamutinya bo mu bihe byose. Yananduye abakomeye abakura ku ntebe zabo, maze akuza bintamenyekana. Abashonje yabagwirije ibintu, abakungu abasezerera amaramasa. Yagobotse Isirayeli umugaragu we, bityo yibuka impuhwe ze nk'uko yari yarabibwiye abakurambere bacu, abigirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Mariya yamaranye na Elizabeti nk'amezi 3 abona gutaha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Bikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Rembaye ntumva ndamutso yawe, umwana yisimbizanye ibyishimo mu nda. Urahirwa wowe wemeye ukizera ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Abandimwe, hano ikibaho twagiriye ubuntu n'umubyeyi Bikira Mariya, ni amahirwe yakomeye. Turavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Dufite abantu baturuka amahanga baje hano kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Natwe rero ibyishimo byari kwa Zakariya, Bikira Mariya abasura, natwe nibyo byishimo hano Kibeho. Bikira Mariya kuba yaradusuye, ko no mu ijuru ntabwo yatuje umubyeyi w'impuhwe akaza kudusura ku isi. Umugenzi aba afite ukwizera, kandi uku kwizera kumutera ibyishimo. Bikira Mariya ageze kwa Zakariya byari ibyishimo bikomeye, kugeza no ku mwana yari atwite Elizabeti yumva arisimbiza mu nda ya nyina kubera ibyishimo. Na Bikira Mariya wari wakoze urugendo ruvunanye kugera kwa Zakariya, agezeyo amahoro byari ibyishimo, ari ibye ari n'ibyabasuye n'abana batwite Yezu na Yohani Batista basangira ibyishimo. Niyo mpamvu rero no mu nzira iyo umuntu atekereje ibyishimo bimutegereje, ukwizera kumusogongeza no kuri ibi byishimo ku buryo bimukomeza, ntacike intege. Mu magorwa yacu rero Bikira Mariya yagiye adukomeza, akadusura. Amateka yaho yagiye atubonekera ku isi. Inkuru Fatima yabaga aje gusura abana be, kubaremamo ukwizera no kubakomeza. Nuko yaje hano Kibeho kutuburira ati, iyi si imeze nabi kandi iragana habi. Ati, nimwicuze kandi musenge nta buryarya, musabire Kiliziya kuko ubuyobe buzaza bwiyoberanyije. Bavandimwe, Bikira Mariya yongera ati, umenye ko abana banjye badashobora gutana n'ububabare, ariko mugire ukwizera, mwiyambaze urabura byose, kuko ishakure y'ububabare. Mu by'ukuri mu buzima bwacu ntabwo dushobora kubura ibibazo n'ibigeragezo bitugora, ariko muri ibi byose turi kwizera nibyo bituma tubinyuramo tubitsinda kandi tubyitwaramo neza. Nayibwo yatwigishaga ishapure y'ububabare, mbashishikariza kugira ngo mujye muyivuga
ishapule y'ububabare iradufasha natwe mu mibabaro yacu, ikaduha imbaraga z'ukwizera bituma dutsinda ntiduheranwe tubabaza. Kandi ujye mwizihiza iminsi mikuru yacu kuvuga ngo mungane kenshi, mwiyambaze, murekere bafate ukuboko bakomeze kugira ngo mutagwa mugahera hasi. Uyu mubyeyi Bikira Mariya rero hano ubutumwa yaje aduha kandi ubutumwa bugenewe isi yose. Kuva kera umuryango w'Imana wahuraga n'ibibazo n'intambara, ariko Nyagasani agahora bahumuriza baremamo kwizera ko batari bonyine, ko bari kumwe na Nyagasani kandi Nyagasani ashobora byose kuko nta kinanira Imana. Ukwizera ko Nyagasani turi kumwe kandi ashobora byose niko gutuma nta ushobora kuduca intege. Ibi rero bituma umuntu ufite ukwizera no mu magorwa arihangana, ndetse ntibinamubuze kugira ibyishimo. Nibyo umuhanuzi Sofoniya yahanuye twumvise mu isomo rya mbere, ati rangurura ijwi wishimye mwari w'i Siyoni, ishima uhimbarwe mwari w'i Yeruzalemu, Uhoraho ubwe akurimo rwagati, ntuzongera ukundi gutinya icyago, umenye ko muri kumwe nk'uko Umunyarwanda bivuga, tubagarikiwe n'ingwe aravuga. Ingoro yawe ibyadutunze byose ni ibyawe, tuzanye amaturo yawe, tuyagutuye duhamye kwigorora n'abavandimwe twahemukiye, tuyahe umugisha.
Nyiricyubahiro Musenyeri Jerome Gapangwa, basaserdoti biyegurira Imana, bakristu Yezu akuzwe. Ugire umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, ndagira ngo mbashimire cyane by'umwihariko, nshimire paruwasi ya Ruhuha ko mwateguye uru rugendo inyobokamana rw'uyu mwaka. Buri mwaka tugira paruwasi iri muri Yubile igategura. Buri mwaka twishimira kwakira paruwasi nshya, ubundi zazaga ziri mu kwaha kwa paruwasi zibyara, none zikaba zaserutse. Imibare ufite ashobora kuba hari abandi biyongereyeho, ariko abo imibare iheruka kwegeranwa bampaye ni 7,000 birenga. Ahangaha rero nkashimira cyane paruwasi ya Ruhuha, muri abo ngabo ifitemo abo ya Kristo yazanye bageze kuri bageze kuri 854. Hari n'abatazi paruwasi zacu, ariko nazinyuramo: Saint Michel 110, Sainte Famille 174, Nyamirambo 235, Kimihurura 40, Kacyiru Kagugu 58, Kabuye 330, Rutonde 60, Cyahafi 77, Rutamwa 87, Karama 204, Remera Regina Pacis
287, Kanombe 60, Kicukiro 145, Gikondo 164, Gahanga 232, Rwankuba 108, Rulindo 240, Rutongo 85, Ruri 145, hari abo twari kumwe biruri ejo bungutse santrale ya Gihande, tubakiriza amashyi menshi n'impundu. Yaragizwe ababyeyi ba Bikira Mariya Mutagatifu Anna na Yoakimu. Ejo nibwo babaye santrale yujuje kiliziya nziza, turabashimira cyane. Munyana 58, Kirongi 161, Muhondo 134, Mbogo 134, Rusasa 87, Munanira 158, Masaka 261, Masaka ndayigarukaho, Musha 92, Kigarama 348, Gishaka 274, Kabuga 34, Karenge 158, Ndera 146, Rima 80, Nyamata 116, Ruba 854, Nkanga 148, Rushubi 47, Mayange 58, Kamabuye 123, Gitabage Paruwasi nshya ya Gitabage yaserutse bwa mbere nka paruwasi, ubundi yazaga mu kwa paruwasi ya Rulindo. Gitabage tuyakiriza amashyi menshi n'impundu. Mugote nayo ni paruwasi nshya yazanye 102, nayo Mugote yaje ubushize mu kwa paruwasi Rutongo, none ubu yasarutse nka paruwasi nayo. Gihogwe 250, nk'amashyi menshi. Gihogwe yasarutse bwa mbere, nayo yari ariko hari n'abandi baje mu modoka zabo bagera kuri 300 bari muri ayo maparuwase anyuranye. Ahangaha rero ndashimira cyane, kandi twakiriye paruwase nshya. Nkabana bararikira ko paruwase nshya ngubu dutegura ni ya Munyumbu, izavuka kuri Masaka, no izavuka kuri Kabuga. Kabuga no gushyiramo imbaraga, hanyuma na Musenyi izavuka kuri Nyamata. Ndumva ubwo ari n'abagize ayo masantrale mwazanye, bakaba ubutaha tuzabakira nabo. Ari urugo rushya rw'Imana rwubatswe, paruwasi aba ari urugo rw'Imana. Ndabashimiye rero uko tuje mu rugendo nyobokamana ngarukamwaka nka Archdiocese ya Kigali. Tuba twaje gushimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya. Umwaka w'ikirurabusho tuba turi hafi gusoza. Muri uyu mwaka wa pastorale twibanze kuri paruwasi pastorale y'ingo, kandi turacyakomeza. Nkashimira cyane paruwasi ya Ruhuba yari ifite urumuri, ikarugeza no mu ngo zose. Mu bampera amashyi n'impundu. Urwo rumuri ikarugeza ikarenga santrale, igakomeza muri mpuzamiryango remezo, bagakomeza mu miryango remezo, umugisha n'urumuri bigataha mu rugo. Ko kiliziya
urugo ni rwo kiliziya y'ibanze. Turashimira Imana ingo tumaze gusura tuzitura umubyeyi Bikira Mariya, turamutura kandi n'izindi ngo zose muri arikidiyosezi ya Kigali nazo tuzageramo ngo zihabwe umugisha. By'umwihariko umubyeyi Bikira Mariya turamutura ingo nshya abashyingiwe muri uyu mwaka w'ikenurabushyo wa 2023-2024. Umwaka w'ikenurabushyo utangira mu kwa 9 ugasoza mu kundi kwa 9. Ni ukuvuga ngo ingo nshya twungutse muri uyu mwaka zitura umubyeyi Bikira Mariya ku buryo bw'umwihariko. Umubyeyi Bikira Mariya kandi turamutura ingo ziri muri yubile. Ingo ziri muri yubile ni abari imyaka 25, imyaka 50, ariko ni bake bageza kuri 75. Ni bake cyane. Tukazimutura rero zose ziri mu isabukuru. Buri rugo buri mwaka mwese muba mufite isabukuru. Umubyeyi Bikira Mariya rero turamutura n'ingo zizashingwa uyu mwaka. Abafiyanse bacu bari muri gahunda yo gushinga urugo, nabo izo ngo nshya turazitura umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo aziherekeze kandi zizatangire neza nka rwa rugo rw'ikana, aziha umugisha. Turatura umubyeyi Bikira Mariya urubyiruko rwacu by'umwihariko urubyiruko rw'imiryango ya Action Gatolika. Turifuza kandi turasaba ngo urubyiruko rwitabire imiryango ya Action Gatolika. Uyu mwaka muri yubile y'urubyiruko tuzizihiza muri diyoseze ya Ruhengeri ukwezi kwa 8 tariki 25. Tunasoza forumu turagira ngo urubyiruko ruzaseruke ruri mu miryango ya Action Gatolika. Turi mu miryango ya Action Gatolika kugira ngo dushobore kurushaho kubegera no kubafasha, kuko urubyiruko rutari mu miryango ya Action Gatolika ruribura, natwe tukarubura. Hari aho bigera rukibura, natwe tukarubura. Ariko umuryango wa Action Gatolika baba bafite aderesi, baba bafite aho babarizwa, baba bafite aho dushobora kubasanga ngo tubaherekeze mu rugendo rwo kwemera kugeza bageze ku muhamagaro. Turashimira Imana kandi n'umubyeyi Bikira Mariya, urubyiruko rwacu rwitabira imihamagaro inyuranye. Hari abo navuze bitegura gushinga urugo. Turashimira rero n'abo Imana ihamagarira kwiyegurira Imana, ubusaseridoti no mu miryango y'abiyegurira Imana inyuranye. Ahangaha by'umwihariko tugatura umubyeyi Bikira Mariya abaseminari bacu batoya, tukamutura n'abari muri za groupe vocationnelle, b'abasore n'inkumi biga hirya no hino bari muri za groupe vocationnelle, basenga bashishoza ngo bumve aho Imana ibahamagara. Tukamutura abafuratiri bacu Irutongo, Kabgayi no mu Nyakibanda. Cyane rero tumutura abapadiri bashya tuzabona uyu mwaka. Dufite ukwizera, na Musenyeri agomba kugira ukwizera. Dufite ukwizera ko tuzabona 9 nabura ngo tudashyizemo abiyeguriye Imana. Ubwo rero abakristu mujya munsaba abapadiri mushoje muhishiwe,
tuzaba twungutse amaboko y'abasaseredoti bashya bagera ku 9. N'abadiyakoni rero nabo bazaba bagenda begera ubusaseredoti. Icyo ngira ngo nsorezeho rero ni uko turi mu mwaka wa yubile. Umwaka wa yubile ufite insanganyamatsiko ku rwego rwa kiliziya ku isi. Abagenzi nyobokamana bafite ukwizera mu Rwanda ni na yubile y'impurirane ivanjiri igeze mu Rwanda, ikaba insanganyamatsiko ari turangamiye Kristu soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Turabararikira yuko tuzazenguruka amadiyosezi yose twizihiza ibyiciro binyuranye bya yubile. Ukwezi gutaha tariki 6 z'ukwa karindwi tuzajya izaza habereye batisimu ya mbere, yubile ya batisimu ya mbere mu Rwanda, kugira ngo tuyizihize muri diyosezi ya Kibungo. Mu kwa munani nk'uko nababwiye tuzajya muri diyosezi ya Ruhengeri ku cyicaro Musanze, aho tuzizihiza yubile y'urubyiruko kuri 25 z'ukwa munani. Mu kwa 12 tuzizihiza yubile y'Ukarisitiya ntagatifu, tunabihuza n'ikoraniro ry'Ukarisitiya riheruka ni Archidiyosezi ya Kigali yarikoze muribuka, aho tuzirikana kandi tukamenya agaciro gakomeye k'impano ya Yezu muri Eukarisitiya, umurage ukomeye yadusigiye. Izo gahunda zose rero ni izidufasha mu rugendo rwacu rwo kwemera. Nkaba rero kugira ngo nongere nshimire cyane paruwasi ya Ruhuha, nk'uko mwabyumvise iri muri yubile. Twayitangiye yubile twayitangiye, tuzayikomeza ejo noneho mu rugo i Ruhuha, kandi mwese muratumiwe. Buri mwaka rero tugira paruwasi yari imaze mwaka iri muri yubile ifite n'urumuri. None ubu ngubu nta paruwasi dufite iri muri yubile y'imyaka 25 cyangwa 50, ariko dufite paruwasi ifite isabukuru ikomeye, isabukuru y'imyaka 60. Yo akaba ari paruwasi ya Masaka. Paruwasi ya Masaka rero iri muri yubile y'imyaka isabukuru y'imyaka 60, ni isabukuru ikomeye. Niwo tugiye gushyikiriza urumuri, kugira ngo namwe urwo rumuri muzakomeze kurutambagiza mu masantarari yose, mu miryango remezo, kugera no mu ngo, kugira ngo umwaka utaha tuzahurire hano murugaruye, ngo tuzabe paruwasi izaba itahiwe ikurikiyeho. Tukaba rero tubifuriza namwe isabukuru nziza, kugira ngo rero muze uko byateguwe, abateguye urwo rumuri n'abarwakira, muze turubashyikiriza. Wamfashije umuta cyangwa urabishobora?
paruwasi ya Masaka ndabona padiri mukuru muze mu mwakire. Na padiri Gatete n'uwanyu. Imana Data na Mwana na Roho Mtakatifu. Nimujyane amahoro ya Kristo. Genda amahoro mwese, mubyeyi Bikira Mariya barinde inzira y'amahoro. Yes.
bakristo bavandimwe Yezu akuzwe. Nitwa Uwimana Patrick, wanaturutse muri paruwasi ya Kicukiro yitwe Saint Jean Bosco. Nkaba naje mu rugendo nyobokamana Kibeho, nkaba nabonye ibintu byinshi cyane byiza umuntu ashishikariza urubyiruko. Nkaba nabonye ibintu bitangaje biryoheye amaso, biryoheye n'umuntu muri we. Nkaba nabonye byinshi byiza, hari amazi aho bita iriba rya Bikira Mariya, hari ibitangaza ku buryo unywa amazi ukuntu wari umeze kumva ubasha kumera neza. Hari ibitangaza bigiye bitandukanye, hari abantu twahuriye, abantu bagiye batandukanye. Ese nko kuri njye ubwa mbere nahageze byambariye nk'urumuri nakiriye muri njye mu mubiri wanjye. Bakristo bavandimwe rero ba paruwasi Gatolika, nkanjye uhageze bwa mbere nabashishikariza kuhagera mbabwira ibyiza byaho, kuko hari ibitangaza ubona kandi ubonesha amaso. Hari abakristo benshi bagiye batandukanye baje kureba amazi y'umugisha, ndetse no kureba ahantu umubyeyi Bikira Mariya wacu yabonekeye ku nshuro ya mbere. Ubwo byari bitangaza cyane kuhagera, nkasanga n'abandi bantu bagiye batandukanye benshi turahahurira. Byari ibirori, byari byiza cyane. Nishimye cyane ku munsi wa mbere nizi Kibeho,